Ni gute wabasha kwikama amashereka yawe ya mbere? Impinja nyinshi zivuka ari nto cyane ku buryo zidashobora gufata ibere ngo zonke neza bwa mbere. Ukeneye kwiga uko wabona amashereka yawe ukayaha uruhinja ukoresheje akayiko, igikombe cyangwa se bebe. Aya mashusho arakwereka uburyo washobora kwikama umuhondo amashereka yawe ya mbere. Aya mashereka ni ingenzi cyane, afite umumaro ukomeye cyane ku mpinja zose. Ariko nk'umubyeyi wabyaye umwana utagejeje igihe, ufite byinshi muri ayo mashereka birinda umwana, nyine ibyo uruhinja rukeneye ngo rukure. Karaba intoki neza, ufate akayiko gasukuye cyangwa agakombe. Kugira ngo amashereka yatangire kuza, gerageza gukora ku mabere yawe use nk'uzungurutse ibere ryose. Kwitegereza no kumva uruhinja rwawe nabyo bizafasha amashereka kuza. Uko wumva wisanzuye niko amashereka aza byoroshye. Uba umenya aho ushyira ikiganza n'intoki zawe. Gereranya ibipimo by'aho gushyira igikumwe ndetse na rukubita-rukoko. Ibi bituma izindi ntoki zihita zijya mu mwanya wazo. Upima intoki ebyiri uvuye ku moko, ukaba ariho ushyira igikumwe. Sa nk'uheta ikiganza gise nk'inyuguti ya C, uba ariko ugifatisha ku ibere ryawe. Igikumwe cyawe kiri ku ruhande rumwe, mukubita-rukoko ijya ku rundi ruhande, imoko ikaguma hagati. Izindi ntoki zishyigikira ibere. Hari uburyo butatu: kurura usubiza inyuma uganisha ku gituza, kanda ibere wegeranya intoki maze urekure. Aho ushyira igikumwe n'izindi ntoki n'uburyo ukanda bigenda bikwereka impinduka mu gukama amashereka yawe ya mbere, cyane iyo ubikora kare. Uko ibere rigaragara bizakubwira impamvu. Igikumwe cyawe kiri ku ruhande rumwe, mukubita-rukoko ku rundi ruhande. Gusubiza inyuma bikangura imiyoboro y'amashereka, bityo ikarekura amashereka. Noneho itonde ukande n'igikumwe n'izindi ntoki kugira ngo amashereka aze, maze urekure. Nanone kurura usubiza inyuma uganisha ku gituza, kanda ibere wegeranya intoki uko amashereka agana ku moko maze urekure. Kurura usubiza inyuma uganisha ku gituza, ariko noneho kanda ukomejemo gake. Udutonyanga twa mbere duke dutangira kuza. Kurura usubiza inyuma, kanda ibere maze urekure. Ushobora guhinduranya amabere uva kuri rimwe ujya ku rindi. Biroroha cyane iyo ukoresha ukuboko kw'iburyo wikama ibere ry'iburyo, n'ukuboko kw'imoso igihe ukama ibere ry'imoso, ukundi kuboko kugafata akayiko. Ntugire ngo urahita ubona amashereka ugitangira kwikama. Gusa ubu urimo gutegura ibere kugira ngo amashereka aze byoroshye. Uko ukomeza kubisubiramo amashereka atangira kuza. Zengurutsa intoki zawe ku ibere kugira ngo ubashe kuyakama yose. Ibi bizafasha amabere yawe guhumuza neza. Korakora amabere yawe neza kugira ngo amashereka akomeze kuza. Ikame kugera ubwo udutonyanga tw'amashereka duhagarara kuza. Igifu cy'uruhinja rwawe kijya kungana neza n'ikiyiko, bityo ku munsi wa mbere ukeneye kujya ukama amashereka ageze ku kayiko buri nyuma y'amasaha make. Kwikama ni ubumenyi bwigwa kandi bigenda biza uko ubikora kenshi. Uzagera aho umenya uko uzajya wikama bikoroheye.
ariko itonde igihe ukurura unyereza intoki ku ibere ugana ku moko, ibi bishobora kukubabaza. Irinde kuba wakwirya inzara cyangwa gukurura imoko. Kwikama ntibyagombye kukubabaza. Niba intoki zawe zegereye imoko cyane, amashereka ntabwo agumaza igihe kirekire. Hazaza amashereka menshi intoki nuzikandisha igice kinini cy'ibere. Kugira ngo ubone amashereka yiyongera, jya wikama nibura buri masaha 2 cyangwa 3 mu munsi wose. Kama amashereka menshi ashoboka buri gihe kugeza wumvisha ibere ryawe ryoroshye. Ibyo bizagufasha kumenya niba ufite koko amashereka ahagije umwana wawe. Ibuka, tangira kwikama amashereka yawe ya mbere mu isaha ya mbere ukimara kubyara. Ikiganza cyawe kigire nk'inyuguti ya C, igikumwe cyawe ku ruhande rumwe, mukubita ukuboko ku rundi ruhande, izindi ntoki zishyigikira ibere. Hari uburyo butatu: kurura usubiza inyuma uganisha ku gituza, kandi ibere wegeranya intoki maze urekure.